guhera uyu munsi nta gahunda nimwe cyangwa umupangu n'uyu numwe nzongera gukorana nawe. Uzikora gukubona ugenda utabasha no kwica ikinyenzi cyangwa kubita n'umuntu urushye. Ganyumvira nk'ubugambo uri kuvuga. Ko twe twavuganye ko ugiye kubita Maya nkubitiye. Wese wakimuheraga ikinagora umaze kungambanira. Ngano noho reba. Maya aragiye araducitse. Ngatekereza ibintu bari budukorera. Umva nkubwire byose nawo biri inyuma. Je narakubwiye imipango y'amafuta ubunzanamo. Imipango y'amafuta ariko nta kintu naguye cyo kumukubita. Wese waruhetse amaboko, warahetse amaboko ra. Nese ko nabwiye ngo banze mukubite nanjye nkurikireho kutamukubita. Kugira ngo nyine mbe umunyabyaha norongira ibyaha bibiri. Ubu nandinjije ariko nakubanye nago wambonye Linda. Ubushaka nkora ibyaha we wakabaye ukora kugira ngo wowe bihemberwe. Unzana mu bintu bibi gusa. Erega tuza gutongana n'ubundi ntacyo biri butumarire. Ahubwo witegure ibi byose bagiye kudukorera kuko ndabizi Maya ntago yatuza. Ngo kandi ngo ufite imipango. Ako se ngubaza iryo ni ishyari ry'uko namugusimbuje. Ni irindi shyari ufite kuri ku ruhande. Ni cyo kibazo gituma mufata umwana w'umukobwa mukajya kumugeka ibyo bintu bifite uburemere bungana gutyo. Nta n'isoni. Akibaza nagiye ishyari karaga cimburi karakano ngena kagira ishyari. Ni ikibero kiza sandusha, nubwo bwiza ndusha, ni igiki byura ndusha, ni freshera ndusha. Ukarakano kuko ngagira ishyari njyewe. Mitesi. Tesi njyewe. Ariko ye ugira abazimu. Ndakubwiye ngo karaga kobwa wazanye. Bagatangiye kwica abantu. Dina akaba yapfuye ariwe wamwishe. Ngeze ishyari. Ngira ishyari umwicanye ngiye umugamba ngiye mugira ishyari. Ntabwo nakumvishe rega ndakwihorera. Nyumviriza. Nyumva neza akantu gato. Nyumva neza. Mwana w'umukobwa nunatuvugana sibyo ajeje ubundi urabizi. Yego ye. Kubajejo muri nago ibyo bindeba. Kubajejo bundi kubajejo muri nago bindeba. Kubajejo bundi nago biri buhindure mission yari imuzanye. Kubajejo bundi nago biri buhindure icyamuzanye. Icyamuzanye kandi yakigezeho yishe Dina. Cyo kubwira ure byangora rwose. Sawa rero. Byakugora ariko mu gihe uri gutaka muri gusaba imbabazi bizakorohera. Uriya mukobwa ngo ni Linda. Nakurinda bamukuroze. Ngo yagize ate? Bamukuroze. Nje njya nkubwiza ukuri. Uriya mukobwa ngo ni Linda. Umuhishe kure bishoboka. Kubera yuko. Muhisha nde? Kubera yuko. Ibyo yakoze arabyishyura. Ubwije ukuri. Ubone Tesi uri kukubwira aya magambo. Nta wundi. Umva nk'ukuri rero. Unanyumve. Nakuru ufite. Kugutura amatwi wumve. Nakuru ufite. Nakuru ufite. Ntacyo ibatari n'ukuri banzo byumve. Nakuru ufite na rugutse. Sibyo? Nako kabisa. Nde kukumva. Uriya mwana w'umukobwa araramuka agize ikibazo na gito. Wumve ngo hagize n'umukoza imitwe y'intoki. Ndabahindukirana ku rwego rw'uko ribwibaze se Ninosa dusanzwe tuzi ninde. Nibwo muri cyo menya ngo ninde muri kumwe. Nanjye ndikubwira ngo Hanisoni. Tesi warusanzwe. Hereho gotwa. Ndimo ndakubwira ngo nanjye Tesi warusanzwe uzi. Yambaye irindi sura, indi shusho. Ngo ni ngenderiya. Ibyo bubyihoreye. Nakubwiye ngo uwo mwanya uri kuvuga ngo ndi kugutwarira ngo ndi kugira gute. Uzawu turi muransaba imbabazi wowe. Wambari ukandika. None niba ngombwa mwese ndabacukurira imva none muzigemo. Urano wigize kasha wisharirije. Ari mubwije ukuri. Ariko ubundi Nosa ufite umwaku, ufite abazimu, ni nyabingi zo kwa Nyogosenge, ni nyabingi ziwanyu. Reka ubundi nkubaze. Uriya mukobwa ko wirirwa umwiruka inyuma ngo ni Linda katagukunda. Kandi ko nanjye ntigeze ngukunda. Ufite ubundi ikihe kibazo? Ako se banza barakuraza umurage w'umwaka. Ndashaka kumenya. Banza barakuraza umurage w'umwaka. Banza unyumve. Banza unyumve nkubaze ikintu ushaka kumenya kimwe. Sibyo? Ikintu kinshaka ni kimwe. Byo kutankunda k'umugore bivuzwe na runaka nawe usonzemo by'urupfu rwa murumuna uriya mukobwa nawe ngayo nguko. Ubundi ikintu kihishe inyuma ku buryo none ikintu kirenze kinatangaje.
urebe nyine aho ufite umwaka umwe mubi umwe wa dada utanabaho wo kwa nyogosenge nono kwa nyoko no kwa nyogosenge reka nkubwire uzi kuriya wansimbuje macibiri yawe irancoreke uzi ko twitiye Derek ariko agahinda karakanyagwa akugira ikibazo mu mutwe njyewe nzajya mbabwira ubundi shiriro mu bikorwa ibyo ndi kuvuga ngafite inda ya Derek uri muganga se warapimye kurya afite inda ya Derek wamujyanye ukamupimisha ugasanga ukareba niba adatwite ako mwese mushaka ikintu cyanandukanye n'ura mwana w'umukobwa ariko ubundi turabatandukanya twarabahuje wowe uzi ikintu uri bukore se ahubwo ugende mutoragura cyo mwangira nicyo uvugira hejuru nk'isane wagira ngo uri umugore reka nkubwire ahubwo ikintu ugiye gukora mugira inama mufata umujyane kwa muganga cyangwa se umubaza ati iyo ndutwite ni yande urebe ko nahitamera inda iyo ndumubwira ngo ni ya Derek urebe uriya mwana w'umukobwa ntahazeye na Derek agahinda karakanya hana nze kugusobanura n'ibyo bugende nkawe nese kamaze nkubaze ujya kumenyana nawe uza abasore bose baryamanye ku buryo wivugishwa ngo ntahaziranye na Derek waramwiremeye se waragira umufata uramurema kuryo uvuga ngo naho baziranye ahubwo ne winjiye mbere yuko winjira ahubwo ndibaza neza yuko utakinhaguruka ahubwo utari wamwinjiraho ngo ubanze wumve uko bimeze kubera yuko niba twita n'ubimenye ntago nyine muraryamana aho ubera mubi noneho nyuma yo gutwita ahise afatiraho furi Dina ahita anamwica Yamuko bimeze bite kuryamye hano Yamuko tari guhumekara umutima kutari gutera Yamuko yewe Yamuko bimeze bite ko waje kuryama hano nta kibazo ufite I'm so sorry numvaga nameze neza niyo mpamvu naje kuryama hano ariko ubu ngubu umeze neza nta kibazo nari nibajije impamvu umukobwa mwiza nkawe uryamye hano nuko nari nyuze haranda kubona ndavuga nti reka nze ndebe icyo wabaye oh thank you so much ushobora kuba uri umuntu mwiza none se niyihe mpamvu waje kuryama hano nuko nari naniwe none se bakwitande ko ari ubwa mbere nkubonye nitwa Kate none se mu rugo ni hehe ko nari mparitse ari ku muhanda nakugezayo kuko ndabona utameze neza oh wari ukoze kano kanya ntago najya mu rugo hari ibintu ndi gukemura kandi utameze neza oya nta kibazo baretse nkakugezayo oya wari ukoze ako se ko wagira ngo nagari ubwa mbere nkubonye haba hari ahandi hantu twigeze guhurira none se ubu haba hari ahantu twahuriye koko ndabona hari ahantu nkuzi ubu naba narahuye n'umukobwa mwiza nkawe nkabyibagirwa gusa nyine nta wamenya nanjye ni mu Kinaha vuba hari umuntu twari dufitanye gahunda muri karitsiye noneho mu rugo ni hano hafi yego mu rugo ni hano hafi ni muri izi karitsiye nose mufiteho dushe ko numva nashaka gukaraba
ndumva naba mfite inzu itarimo dushe. noneho twajyana nkajya gukaraba. Kano kanya se ko bitakunda. Hari inshuti yanjye yitwa Maya nari ngiye kureba. Kereka ngwaye urufunguzo ukajyayo nkaza kugusangayo. Inshuti yawe bita Maya? Yego. Yitiranwa na mukuru wanjye. Nta kibazo, reka ndeke kukugora ndi bukarabire mu rugo. Nta kibazo, nagura urufunguzo ukajya kogera. Oya nta kibazo. Nacyo reka ngufashe guhaguruka hatagira n'ibintu byakurira muri ibi byatsi. Nta kibazo. Seku. Yes sir. Ndajya umbwira ibintu gupanga nabara abakobwa uko ari babiri. Kandi ntumbeshye kuko nabimenye. Mabuja, ntacyo ndi gupanga nabara abakobwa. Ariko kuki ukunda kuncurika? Muri iyi minsi ishize wari uri he? Mabuja, njye ndi mu rugo. Nuko nakaza heruka kuma. Reka nizere ko utari kumbeshya. Yes sir. Kuko nyuma y'ibyo tuvugiye hano ukamakanira. Ninsanga hari ibindi bintu wamije. Ntabwo bizagenda neza. Ese muri umuntu wawe wabuza hano ari? Ko naretse kumubona. Iyo niyo mpamvu yatumye nkwamagara hano. Ndashaka ko umumigira ahantu hose. Wagiwe mu rugo, wamushakira simbyitayeho. Gusura ari umbwiye uko ameze. Yes sir. Ngiye kumuhiga. Gusura umugore ngo nitesi. Yamubwiye buri kimwe. Ushatse kuvuga iki? Nizere ko ibintu nekereje atari byo. Cyane rwose. Tesi yabwiye Dina ko umugabo babana uri wishimye. Nguki? Numbwire ko ibyo bintu uwo mugore yaba yarabivuze. Kandi twarasezeranye ko atazigera ngambanira. Mabuja, ni nakubujije ko udagomba kwizera wa mugore. Kuko Tesi ni inshuti ya Dina cyane. Ubu bivuze ngo Dina ziburi kimwe cyose. Cyane rwose. Nimba hari umwanzi ufite, dukwiye kubanza kwitaho. Uriya mugore ngo ni Tesi. Ko? Mu gihe ari cyo gupanga kuri Dina, uriya mugore ngo ni Tesi. Ntago azatworohera. Ariko urabizi ko nta muntu ujya umbangamira. Nimba ubona ko kateje ikibazo, byose azabyica. Nawe uzi icyo gukora. Yes sir. Akose bro, maze iminsi ubaye. Nta kintu kiza ngo mfashe kandi ubizi ko diro zose twazifatanyaga. Byagenze gute? Koko man. Akivuze diru kaburindi icyo mufasha ngo naburiye ushaka kugereka kunyitayeho. None uri amaraso yanjye. Ngomba kukwitaho. Ziko ushobora kuba uzi ko nta bwenge ngira cyangwa natekereza. Kubera iki uvuze gutyo? Uzakotcha. Ibyo maze iminsi we nuriya mukobwa ntago bizi se. Wiki, byo tumazemo iminsi. Ariko reka nkubwire. Anzi ukajya kunyibwirisha gusa ahubwo. Niyo haba hari ibyo turimo. Urabizi kuri amaraso yanjye. Bamaye ntago mbitayeho. Maraso. Icyo nshaka kwitaho ni wowe. Amaraso umuvandimwe nkuko bivuga gutyo ugashyira kuri level kumpangira kunyica mbese. Wiki? Ukwica? Kazu nyibwirisha ubuntu bw'amafuti buri aho ngaho. Nirirwa mupanga kunyica. Wowe namaya ubwawe. Warazi ngo uri mwene mama ngo turamarasamo. Aniso. Jewe mpanga kukwica koko. Musaza wanjye nkunda cyane. Uzi urugamba turwana, nkurwanirira kugira ngo nuriya mugore akuvire mu buzima reka kugutesha umutwe. Ako Sari, reka nkubaze. Ubugezaho kwicisha bene nyoko kubera imitungo. Njyewe uruvuye muri nabitinya wa kinyamaswa ushobora kubongira ngo sinzi bimaze kunde. Reka nkubwire bro. Banzu ntega amatwi. Ako bro ibiki. Sinshobora gukora ibyo bintu uri kunyekaho. Nta nubwo ngiye ibyo bintu nabikora pe. Urabizi uranzi. Diri zose ninjye nawe tuzipangana. Urabizi ko urabizi. Sibyo? Wishaka kumbwira ibintu ntazi. Ibyo bintu ndumva nabisobanukiwe pe. Ntazi? Nukuri ntazi ibyo bintu. Kwica. Ubwo no kubyara. Oya. Shawo ntago ari ngiye warine pe. Nukuri. Nyamara nushaka kunyumve. Nk'inyami byawe byose ndabizi. Attention ade tumvikane. Ibihe suzi bro. Aho irebeshwa ku ruhande se. Ko cyagera akazi gusa. Oya.
nyamara hari igihe waba uzi ibinyoma kandi Waba nzi ibinyoma? gusobanurira ujye wicara unambaza ariko mbaza nuko ibintu bimeze ureke gutekereza ibyawe. rero buribona ncecetse ukagira ngo nta na kimwe nzi. Mwebwe muritonda mukicara mugapanga kampini yo kunyica nta n'isoni. Bro reka nkubwire ibyo ntabwo njye nabikora ariko se udahangana nawe ndakwica tupfa iki? Uzi ko mubona iki ko we Suboti uzi ko mubona nicaye ncecetse nta kintu nitaho nta na kimwe mbareka nk'abagwa head mwe bakora ibye buri umwe akigira mu bye mukagira ngo nta bwenge nkira. Bro reka nkubwire ntabwo narwana nawe kuri icyo kintu wowe kandi nta nubwo narwanira nawe imitungo niyo twanayirwanira yaba ari iyacu nta mpamvu yo kugira ngo ibintu bitekereze uko bitari sibyo. Ndarwana nawe ndafiki nawe ndakwica duhanganira iki umutungo amasambu cecekaho oya bibone birandenze rwose. cecekaho banza unyumve nkora bikubwiye wumve n'imyanzuro none hatuvugana maze gufata. Uranyumva neza? Aha. Kugeza ubu ngubu nonaha ndashaka yuko imitungo yose yanditse kuri jewe. Mvuze nguki? Uranyumva? Imitungo yawe ni iyacu. Yanditse kuri ngiye yose ngiye kuyandika kuri mwana w'umukobwa dukundana. Wangwa iki? Urashaka kumbwira ko inshinzikazi ijeje ubundi ishobora gufata imitungo yawe akaba ari wowe uyishyiraho? Ntabwo byakunda reka iryo risubizaho rikuye. Wewe umuvandimwe umaze iki? Ntabwo ari uko naharaniye urugo. Ntibirenga ukangambanira. Ndakwiye. Urutwa na rugo. Urabizi. Uru rugo nararurwaniriye bro uramenye. Rwanirira. Rusigasira kugira ngo kampani yacu itajya hasi. Ninjiza mama yamwingingira gukundana na Derek. Ibyo byibaje. Babarira ndakwinginze. Ntabwo ibyo bintu bikunda. No. Ntabwo byakunda n'ukuri bro. Umugore wa mbere araje icyari cyaramuzanye urakizi ni imitungo. Arasohotse no gusohoka bibi intambara hehe no gusenya inzu. Iby'umugore wa mbere ni by'umugore wa mbere. None wa kabiri rinda ku mitungo ya brode wanjye Inosa. Never. Ntabwo bizigera bikora. None ko mbona nawe ubwawe uri nka rubanda. Kuki? Kumbona nawe utanuke na rubanda. Oya. Bise kuri revo yo kunyica wowe. Ntaho bihuriye. Nta hantu na hamwe bihuriye. Unyumve neza kandi ukuri gutura ayo matwi. Nta mitungo nimwe izigera iva ku mitungo yanjye nawe ijya ku wundi muntu. Ni hagati muri famiye. Nubwo na Derek yatunaniye. Ibyo wikaragamo byose ubirambike hasi. Guhera ubu ngubu none hagiyewe namaze gufata imyanzuro yuko ibintu nimo byose nabiretse. Ubicyo nsigaje nicyo ngiye gushyira imbere no kwita ku mugore wanjye. None hatuvuga nicyo utaruzi cyo umugore wanjye aratwita akeneye umuntu umwitaho. Umugore wawe agize ate? Mvuze nguki aratwite akeneye umuntu umwitaho. Niwe wabikubwiye ko atwite? Ya. Umugore wawe aratwite. Ariko bro uzuriya mukobwa urabizi buriya mubwire umuzi bundusha. Ako bro ubundi urebye reka nkubwire urabona atari agakina ibi ngibi. Umukobwa araje ngo aragukunda atankunda none ngo kumwandikaho imitungo aka kanya ngwinda amaraso ya munda ya Rinda. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo ibi bintu bishoboka. Umva nkubwire imipangu yanyu yose nibyo mwa mupanga y'udutimu turaho twa fucking ndaragutwite mukatunshyireho mundeke ubu ngewe mpanga izanjye gahunda n'umuryango wanjye already says tuvugane ejo wenda wanitwa papa runaka. Yego papa runaka rwose ndakubona. Aka gakungu kari aho ngaho karejeje ubu nsanga akavuye. Nyamara bro nushaka kunyumva. Nyamara uriya mwana ari kugukina. Shava murayo. Nyamara uriya mukobwa uzamumenya. Eka mwihorere. umva nkubwirisha shika wumve sibyo. None hatuvugana mwibyo ari mwitiranya. Je ndimo ndajya mu yindi level nibyo mutari muniteguye ko ndi bujyemo. Turumvikana neza. Ubu ngubu ndimo ndajya mu ciciro cyuko ngomba kwitwa papa runaka ariko umva ikintu ushaka kurwana nacyo. Ntabwo nshaka yuko umwana wanjye azaba ari aho ngaho ngo se numwicanyi se n'umuntu runaka w'umukozi bibi sibyo. Umwana wanjye aba ari urimo kwitizwa ibyo bintu byose. Twibukiranye mwebwe ubwanyu unyibuke neza nkubuza kwicanya uriya mama. Urabyibuka nyina wa Maya ntago ari wowe mushyizeho Dina. Yego
ibyo sinshaka ko amateka azisubira n'umwana wanjye bamwita ngo iso ni umwicanyi, iso ni wahemutse aha n'aha, iso ni igisirani buryo ubu n'ubu. Ndashaka kubaka future nziza. Future uri kumwe n'umuntu urimo arakugambanira mu buzima bwawe akubeshya. Ibyo bihuriye hehe n'ibyo ngiyemo? Ese usanze iyo ndatwite nako ariko se undi bro reka nkubwire ritarimo se ibyo tubyihoreye rwose uri papa w'umuntu. Enjoy kandi congratulations. Ariko icyo nshaka kumenya aka kanya turacyari kumwe cyangwa kuko ntabwo nta kintu dini njyenyine urabizi. Diru nimwe ndimo yawe. Oya ndakwiyamye ibyo ntabwo ugomba kubyumva neza. Please ubanze tugomba gufatanya gufatanya bipanze dufatanya iki? Oya ntabwo wana muri game njyenyine. Buriya bushushwe bwanyu, buriya budiru bwanyu bw'amabyi sinki burimo. Ndakwiyamye si n'umukozi w'amaraso jewe shwe. Umva rero sekuru. Yes sir. Ngiye guhura n'umushoramari ugiye gushora muri business yanjye. Naramuka byanze ubwo nawe icyo gukora urakizi. Yes sir. Mabuja ni Kadafiye kuza se cyangwa? Oya ntago ari we n'uwundi. Okay. Hanyuma si bya Dina bimeze gute? Kutari kugira vuba ngo umbwire ahantu ari. Uzi ko ibintu byanjye byose biri kwangirika kubera uriya mukobwa. Ariko si buriya ni gute uwo muntu ashobora kugushoramo amafaranga kandi Dina adashobora guha access? Kandi ariyo mpamvu ndi kukubwira ngo mushake byihutirwa. Gusa Mabuja ndumva akazi ariko hanyuma twakorana kabisa. Ibintu utangiye kubyumva. Nimba rero akazi kakunaniye umbwire nshaka abandi bajama nkoresha kuko hano hanze hari abantu benshi cyane nakoresha atari wowe. Gusa mu bintu byose uzajya unsaba ntuzongeye kunsaba guhota bari abakobwa. Why? Muri Amanda na Dina. Ariko si ubundi wabaye iki uyu munsi? Wowe unegeka akazi ngomba kugukoresha? Mabuja nyine kwitekerezaho ngubaka umuryango wanjye nawe bwe nkiyitaho kuko nawe nzayankora ibintu bibi gusa. Bivuze ngo akazi kanjye wakarambiwe. Ubwo rero nimba warambiwe akazi kanjye n'ubuzima bwawe waburambiwe. Turi kumvikana? Ariko urabizi nagukora igihe kinini gerageza umagahenge. Okay, ibyo uri kumbwira ndaza kubitekerezaho. Hanyuma agenda ndaza kuguhamagara nibyanga cyangwa nibikunda. Yes, sir. Ndakumenyesha.